ngo wiki ngo ariko umuntu ngo yaguhanurira ngo bugaca byabaye ngo ariko bagabikuye kandi mwarasenganya babaye ariko ngo mwengo mubona ukuntu ngoma ngarazaga ngewe ubundi rakamubwira ati gutya na gutya niyo haba ari kuri telefone yabona byabashaka ngo mva sha byabaye mva Imana yabikoze umva kano kantu umuntu yapostinze umuntu yapostinze ati nkerega umuntu utanyurwa ntacyo wakora nk'umunezezi ngo niyo wamuheka yakuruma igihe cyagukuraho inshuti igihe ibihe bigukuraho inshuti ariko igihe kikakuzanira inshuti noneho igihe kikaguha ibyo wasengeye ibihe bikazana ibigeragezo ndakwifuriza ngo aka kanya Imana igushire mu gihe mu marugo karame nkawe nk'umuhanuzi umuntu Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza ugahanura abantu bigasohora vuba iyo wirebye ntago witinya uzise ngereka nkubwire ari igihe uhanurira nk'umuntu k'ikintu gikomeye ariko bugaca mugitaka guhamagara ati byabaye ariko Imana igukoreshaga nawe ukitinya ukavuga ati manze ngiye gupfa nyine hari igihe uhanura ugahanura n'umuntu mu gitondo nimugoroba bigaca byabaye ukavuga ati manze ndapfa ariko utekereza bitewe n'ukundi Imana yagize ute yagukoresheje nawe ukireba ukagira ute ukitinya cyangwa nabwira umuntu ibintu akaba ubu se turi kumwe turicaranye si nanjye ariko nanjye narangiza nkareba kavuga ati wa Mana ariko nkibuka yuko ni by'agacuka gakomeye kuditama hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ningiye mugiye kwana muri urugendo nakoreye mu karere ka Burera aho naje kuganira n'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana umwana w'Imana kiruta byose akunda Imana n'abantu yitwa Mama Olga cyangwa se Julienne ubu ngubu nicariye mu murenge wa Cyanika aho bazi ngo mu Kidaho niba ari umudugudu wa Kidaho niba ari akagari ka Kidaho ni umudugudu wa Rusenyi n'akagari ka Gisovu kweki isi bahita mu Kidaho none se none ubu hariho n'akagari yenda Kanyamabuye none ubundi nyine nzika ari umurenge wa Cyanika hano ariko Kidaho ni centre gusa ni centre oya habaho uduce twinshi hariho Kidaho yo hepfo hariho Kidaho ya ruguru hanyuma rero tugiye kuganira na Mama Olga reka mwakira Mama Olga ndakwakiriye murakoze cyane ndabishimiye cyane umeze mute tumeze neza turashima Imana yego Mama Olga ni umuntu Imana yo kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi ni umuhanuzi w'Imana uri guhanura ibintu bigasohora ndetse ari gusengera n'abantu bagakira mwagiye mumukunda hano kuri Gonarike Plus uyu munsi rero navuze ati reka ngaruke gusura umuntu abantu mwese mwakunze muri benshi mukamwishimira ndetse hari n'abavuganye nawe hari n'abo yahanuriye hari abo yasengeye abagiye babyandika muri comment hari n'abaciye wanjye bakavuga ati Mama Olga duhuze nawe nyamuneka twabanya n'imbaraga y'Imana abandi bansi bakonga kugaruka kumusura vuba ariko ntibyakunda bitewe n'abantu benshi bandi kuganira nabo uyu munsi rero nandi mahirwe n'undi mugisha wo kuza kuganira n'umuntu w'Imana yaduhaye mu gihe nkiki umukozi w'Imana ari kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza Mama Olga banza dushyira imbere y'Imana kugira ngo utangire ikiganiro cyacu turagushimye kuko uri Imana tugushimiye kuri Imana yaturinze waturinze tutarabo kurindwa waturinze mu bihugu bitandukanye waturinze mu ntara zitandukanye izina ryawe nirishimwe tugushimiye kuri Uwiteka Imana uri Imana yivuga abagabo bagaceceka uri Imana ikora ibitangaza twe tugatangara ariko kuko uri gitangaza ntabwo ujya utangara uyu mwaka turagushimye tugushimiye imbabazi zawe n'amaraso yawe ameneye ku musaraba Igorogota tugushimiye ko wemeye ko twongera gukora ikiganiro izina ryawe nirishimwe reka gihembure benshi kandi gifashe benshi Kristo uwaburiye hamwe abonere hano kuko Uwiteka Imana ishoboye byose byashobora ko bazengurutse igihe kirekire ariko uyu munsi babonye kino kiganiro bacamike kuko Uwiteka Imana ishoboye byose turacari imbere yawe kandi turakurindiriye mu izina ryawe gera Yesu Amen. Hanyuma mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu reka banze nta nyitangazo ku bantu badukurikiye soje kuganira n'umukozi w'Imana tuba twatumiye cyane abahanuzi tuba twatumiye n'abavuga butumwa turabasaba bakatubwira nimero bakoresha haba kuri WhatsApp cyangwa se guhamagarwa bakayidusigira ku muntu wifuza gusengana nabo cyangwa kuganira nabo aze kubabona byoroshye bivuze ngo ngiye David ushobora kumpamagara ukambura ariko bifashe nimero uwo muntu uramuhamagara hanyuma rero iryo nitangazo mbahaye dusoza ikiganiro turamubwira akavuga nimero yiwe nababwira ku muntu ugenda ukunda ibiganiro byacu tugenda tubagezaho ikiza no gukora subscribe hano iwacu kuri Gonarike Plus ariko nanone
niba ufite inshuti yawe wifuriza ibyiza, wifuza ko yabohoka, yakumva ijambo ry'Imana, ndetse yahura n'umuhanuzi muri iki gihe Imana iri gukoresha, umuhanuzi kirimo umwuka w'Imana, umuhanuzi kirimo amavuta y'Imana, wamusangiza iki kiganiro, kuko ibiganiro byacu akenshi tubisangiza abantu b'inshuti zacu twifuriza ibyiza. Rero niba ufite umuntu wifuriza ibyiza, n'utangurana cyangwa se n'ucikwe, kuza kumusangiza kino kiganiro. Moro, nonke kubw'ikazi na karibu. Urakoze cyane, ndabyishimiye. Hano mumeze mute? Turashima Imana. Kufite akantu k'ubukonje, nuko izuba ryavuye ari ryinshi cyangwa nuko ari kuva izuba n'akayaga? Akayaga kari kukugeraho. Ubushize twakoze ikiganiro imvura iri kugwa hameze nabi, ariko uyu munsi ndabona habonetse umuco, ndabona namuhabura nyibona neza we. Habonetse umuco. Ye nicaye nitegeye ikirunga cya Muhabura, ariko mama waruga bagiteye umugongo. Giteye umugongo. Hanyuma umeze ute umurimo w'Imana? Umurimo w'Imana uragenda neza, nta kibazo, turashima Imana. Impano Imana yaguhaye uri kugenda uzikoresha neza? Kigenda ndazikoresha uko nshoboje. Abantu n'ubundi kubahanura ibintu bigasohora, ugasengera uburwayi bigasohora cyane. Sibura uburwayi nka ryari ushobora kubaho udasengeye nk'umuntu? Kubaho kuko nta munsi washira, ko nta n'isaha yashira. Ngwiki nta saha yashira, nta n'umunsi yashira, bitewe n'abantu baba bari kumpamagara. Aba ari benshi cyane. Ubajira gute? Bashira gute? Arabo isaha zo kumpamagariraho, numpamagara yenda nasoje gusengera nkundi cyangwa gutyo nyine ukagenda basengera mu buryo bugiye butandukanye. Yego. Maze iminsi ndi kwibaza, sinzi niba kino kintu nawe nageze kukibazaho turi kumwe, nk'abantu batazi Yesu babayeho bate? Abantu batazi Yesu bararwaye pe. Nukuri reka nkubwire, abantu batazi Yesu bararwaye pe. Yesu araryoshe, ariko uzi ko n'abasilamu basenga. Abasilamu bavuga Yesu, umusilamu akaguhamagara ukamusengera. Hari uwaguhamagaye? Umwe si babiri si ari abasilamu? Ariko ntabwo ngiye kubateranya n'idini ryabo. Kubera ikibazo kubateranya n'idini ryabo ntabwo uri bubavuge? Ntabwo ndabavuga. Ukamubwira ukatura Yesu akakumva akakiriza atamena? Yego, akavuga mu izina rya Yesu. Nawe akavuga mu izina rya Yesu ari umusilamu? Erega Yesu afite imbaraga zisumbiza abandi. Bakano no kararenze. Akavuga ngo mu izina rya Yesu, urakoze Yesu. Ariko hari abantu bagiye mwazino doctrine z'itorero, ugasanga umuntu ari kwikarafisinga ahantu runaka cyangwa kwishyana runaka, ariko ntago ariko bimeze. Ahubwo tubonemo imbaraga y'Imana ahantu no twagombye kugana. Buri wese mwitorera abiwejeje muri iryo, kuko ntago tuzi ngo mu ijuru bazafatira iyo torero, kuko mu ijuru nta matorero tuzajyanayo. Shora kwishira mu itorero cyane ngewe. Ntabwo ndi imbata y'idini, ntabwo ndi imbata y'itorero. Oya, hari abantu baba imbata y'idini, akavuga ati ngewe nagiye muri ADP ngo mva ngo ryarema, ariko ngewe nta ndi imbata y'idini. Ngewe buri wese mwitorera abuwejejwe muri iryo. Hari nk'umugabo nigeze guhamagara, n'umuvuga butumwa ni n'umuhanuzi, naje ndamuvuga ati umukozi w'Imana, abantu bambwiye ubuhamya bwawe, bakumbya kuntu Imana igukoresha kuntu uri umuhanuzi, tinifuza ko twazaganira. Arangije arambaza ngo none ngusengera hehe? Ndamubaza ngo kubera iki? Ngo nyine ngo mbwira ahantu usengera kugira ngo nemere ko tuza kuganira. Namubwira ati sindi ngombwa ngo ubwire cyo ukora no kagira Imana. Ambwira ati rero ngo ngewe niba udasengera muri ADP sindi buboneke. Ngo washaka ko tugana ku jambo ry'Imana ntuka muri ADP. None se azasengera abo muri ADP gusa? Azasengera ntago ngewe nta ndi imbata y'idini. Nta imbata y'idini. Urabaho kumva urakarariye Imana? Kumva ndayirakarariye. Nubundi sikari ishoboye byose wayirakarira. Nyine ukareba ubuzima uri gucamo, ukareba ukuntu ibintu bigenda bigusatira, intambara z'abantu cyane cyane nka nk'umuhanuzi, mugira imijugujugu nyinshi bagenda babatera. Imijugujugu yo nta yabura, ariko imijugujugu ngiye imbabaza. Iyo nsengeye umuntu akangerageza kandi yarasubijwe, njya mbabara cyane. Ukamusenga akakugerageza yarasubizwa, nyuma akangerageza. Akakugerageza ko hari umuntu usengera ariko nyuma akakugerageza. Akakugerageza. Tugerageze dusobanura bano bantu badukurikiye. Nyine hari n'umuntu musengana urumva pe
mugasengana mukagira ibihe byiza akavuga ati sha mama wari nzagira gutya nzagira gutya nzagira gutya urumva ibyo byose akabirengaho ntabikore ariko mugakomeza mukabana ariko nyuma we akagenda yagusebya ukamusengera ibyo yasengeraga bigasubizwa bikaba uramufashije yagera nyuma yaho akagenda avuga ati mama woroga wapi buriya za mpano ntago arize ariko ngo none mbese ngo Imana imukoreshaga wenyine biriya bintu ngo none ngo kari gukoraga biriya bintu gusa ngo wiki ngo ariko umuntu ngo yaguhanurira ngo bugaca byabaye ngo ariko bagabikuye kandi mwarasenganye babaye ariko ngo mubona ukuntu ngo mama ngarazaga ngewe ubundi rakamubwira nabyo ngo majije gukura ubu na Yesu aho yarageze ntago ari mu rwego rwo gutitira ngiravuze nabyo bijura bikoresha ariko ngiye nshara kukurega ahita kubyati gutya na gutya niyo haba ari kuri telefone yabona byabashaka ngo mfasha byabaye byabimva Imana yabikoze ukumva nyuma ngariko none zirambaraga zikuraga hewe kandi yarasenze muri kuvanga abazimu bashe mugahambira abadayimoni ariko mvuga none bira bintu byo bikuraga mbakano kantu umuntu yapostinze umuntu yapostinze ati nkerega umuntu utanyurwa ntacyo wakora ngo umunezeze ngo niyo wamuheka yakuruma hari abatanyurwa kana gasome neza ngerega umuntu utanyurwa ntacyo wakora ngo umunezeze niyo wamuheka yakuruma cyari kamubwiye David hari umuntu utanyurwa akabaho mu buzima bwe atanyurwa no kuri pene waba musangira kajana ariko akumva noneho reka mubwire hari n'umuntu musengana mugasengana mukagirana ibihe byiza ariko yasubizwa mukababanzi kandi waramufasha muri cyagiye yaragize ute yaragukeneye ngiye nkunda kuby'abantu ngo ntabadayimoni ngira ndakurekaga igihe kirakugarura hari umuntu wigishije ijambo igihe igihe kirakunzaniraga hari undi muntu hano twagiye gusengera ni ku musozi yarabwije avuga ati Imana ngikukora ikintu gituma useba ariko igasiga ikintu gituma usenga cyane igihe kikuzaniraga inshuti igihe kiguhaga igisubizo igihe kiguhaga ibyo wasengeye igihe kiguhaga ubutabazi igihe cyagukuraho inshuti ibihe bigukuraho inshuti ariko igihe kikakuzanira inshuti noneho igihe kikaguha ibyo wasengeye ibihe bikazana ibigeragezo ndakwifuriza ngo aka kanya Imana igushyire mu gihe Imana izane igihe igushyire mu gihe cyagiye usengera ati Imana ibi bihe ndimo reka mive mujye mu kindi gihe weho turi kurebana weho urambona aho uri hose ku isi yose Imana igushyira ku gihe igihe nicyo kizanaga igisubizo cya nyacu igihe maze iminsi ndi kugendana ijambo rivuga ngo twige rivuga ngo turebe twumve ariko tunike uku turi gukurikira mama woroga nyine tumurebe yego ni mwiza yambaye neza nushaka kureba ku gitambara yateze ubwo cya gitambara ntiyagiteze neza yakagombye gukuraho gakeya agapfuka amatwi izakora nyine navuze ati wakagombye gukura ugapfuka amatwi buri wese avuga ibyo ashaka sibyo nanone ririya ribaya buriya iyo yambara iribaya ry'umuhondo nta kibazo ka kantu k'ubururu karimo singakunda reba wumve amagambo avuga uryoherwe hari abantu bajya mu kanwa heza bavuga ukabona biriwe no kuvuga pe sibyo ariko nanone ibyo byose numara kubireba umaze gutekereza ibintu byose warebye wige wumve mu byo yavuze byose ni somo nsigaranye ako kantu ko kumva neza ndi kubyumva cyane byabibabaje kugira ngo umuntu aba atazi igihe mu marugo karame nkawe nk'umuhanuzi umuntu Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza ugahanura abantu bigasohora vuba iyo wirebye ntago witinya uzise ngereka nkubwire ari igihe uhanurira nk'umuntu k'ikintu gikomeye ariko bugaca mu gitara akaguhamagara ati byabaye ariko ari kuntu Imana igukoreshaga nawe ukitinya ukavuga ati manze ngiye gupfa nyine hari igihe uhanura ugahanura n'umuntu mu gitondo nimugoroba bigaca byabaye ukavuga ati manza ndapfa kari gutekereza bitewe n'ukuntu Imana yagize ute yagukoresheje nawe ukireba ukagira ute ukitinya ariko ngiye ntago nitinya ngiye kuko nzi ko uyu mubiri nambaye yako kandi gasubiremo neza birakuba ugahanura umuntu mu gitondo bikabyuka byabaye
ukahita utekereza ati ngiye gupfa Imana ko nkoresha gutya kugira ngo nsoze akazi ko yampaye. ubu si biragenda gute cyangwa nabwira umuntu ibintu akaba ubu si turi kumwe turicaranye si nanjye ariko nanjye narangiza nkareba kavuga ati wa Mana ariko nkibuka yuko isi inaha ntabwo ari iwacu ntabwo ari iwacu ariko nkibuka nanone ikindi mu mfite kucubaha kandi nkagikoresha neza. Ibaze uheruka gutekereza ryari wahanuriye umuntu bikahita biba ukahita utekereza ko urapfa biheruka ryari? Ejo byakubayeho Nejo byambayeho mpanurira umuntu aravuga ati sha koresha ka mikrofone neza ati sha nibyo urumva biraba nanjye numva ntangiye kwitinya atari ukuntu unitinyaga wanarwara ugakeka kurapfa ejo niba mfite ubwoba ngo ngiye gupfa kubera ko wahanuriye umuntu nyine ko namuhanuriye ndwaye none nta mbaraga mfite pe ariko turasengana esha ndavuga ati cyanga igihe canje muri isi kigiye kurangira none sinzi ukuntu numvishe indirimbo ngo igihe cyawe muri isi ngo kirarangiye igihe cyawe gisizweho herezo ngatokesha ntabazimu bashangaje hanze kugira ngo napfa. Ariko mwabantu mwe ngiye kuvuga imbaraga z'Imana mba numva nishimye nezerewe nyine iyo ndi kumva kundi Imana igenda ikora. Hari abantu amahoro, hari abantu muri iyi minsi basigaye bumva ko nta muhanuzi Imana igikoresha. Uzi impamvu sha mu nzu y'Imana habagamamo abandi ariko ntibabyumva ngo bantuke bantera amabuye ariko umurimo irondo givanze n'intuza n'ibisambo irondo givanze n'ibisambo rero kugira ngo umenye umunyerondo n'igisambo muri zino minsi biratandukanye kuko irondo givanze n'iki n'ibisambo nyine ugasanga umuntu nta muhanuza kikizera kubera ibyo yagize ute kuko hariho umuntu twabyutse turavugana yego arambwira ati hari abantu bona gira gute bansengera ariko bakansengera nagize ico nagira ute nabaha atariko twabonye uyu munsi yego atariko mbabarengeye ubu nta kintu ngize ute mfite ariko ninkigira nzagira ute nzaguha ibaze ati rero nta kibazo uzajya uranyihamagara twisengere weho uzajya uramamagara twisengere twivugira Imana ati mani gumugisha ati amafaranga yanshizeho ndi gutangira bundi bushasha rero irondo givanze n'iki yamushiza yaheza abahanuzi ibaze none hari ukuntu buri n'umukobwa menaka bati hari ukuntu hari nabo bateraga ubwoba bakababwira ibintu biraba kuri imitima bakavuga ati nundakora iki urapfa cyane cyane abashizemo akantu k'urupfu cyangwa akantu k'intuza ngo uracika amaguru ucitse amaguru utariko Imana yarakuvuze rero muri zino minsi mfite ifu yajya umurimo w'Imana ariko yereka mbabwire navuga ati nidushake twige kandi tugire ute dufate nk'uko wagize ute wabivuze ariko abantu nabo ndi kubaga muri ino minsi none baho ntibakubwiye gutyo nawe senga Imana mwijira gira ute iragira uko yabigenza none nawe arakubyenga urapfa nawe ibyo bintu bikubyenga urapfa nawe byeretse ko urapfa ahubwo bibyire ngiye mpamagaye iyandemye itumije mbaho kugeza tumye ngomeza kubaho yatumye babantu muturanye nabo bapfa wowe ugasigara babantu mwe muri kumwe mu modoka mugakora impanuka bagapfa wowe ugasigara cyane babantu wagiye kubyara ku bitaro kubyana bakundanira urumva wowe urabyara neza urataha iyo ngiyo koko iyo irebye ubone ariyo kugutwara akakanya byashoboka ko yagutwara sibyo ariko reba nawe igihe waherekereje abantu ku irimbi utapfuye yego ikemera ubundi iyo igihe cyawe kigeze urataha pe ibyo simbihakana ariko hariho na dayimoni usahura ubugingo akagusahura nemera ko hari upfa n'igihe kitageze ariko ntabwo Imana yakubwira ngo tanga miliyoni umuntu basabye ni $2,000 by'idolari $2,000 bane nka $2,800 wenda aho ngaho $2,900 gutyo ngarabitanga Imana pe sinkubujije gufasha abakozi b'Imana sinkubujije kumfasha pe
pe nagenda nabishaka ndanabikeneye ariko oya ariko nanone kuvuga itavuze ntago ari byiza hari akantu katari keza niyo mpamvu njyewe hari ibintu mba ndi kumva ntabanshaka no kuvuga ariko uyu munsi ariko urabivuga tu ariko ndabihanangirije wowe urukundeba nawe turarebana umuntu pe wamufasha ariko mbabarire ntihagire umuntu ukubwira ngo biracitse nawe ubyereke ko bicitse iyo ngiyo uwo nguwo ukweretse ko bicitse koresha mikrofone neza uwo nguwo ukweretse ko bicitse mubwire yuko hari ubisana kandi bikemera akabidoda ntashiremo n'ibirema kuko abantu muri zino minsi bababajwe n'abakozi b'Imana cyane pe ari umuntu duhetse kuganira nambye ati David uzana abakozi b'Imana pe ati turagushimiye reka abakozi b'Imana bamaze kutumuramo imbaraga reka tureke kuvuga ku bakozi b'Imana ahubwo reka twivuge ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora reka tureke gutinda kw'abo bantu reka twivuge ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora sibyo Julie moro kuri pe kuko nk'ubu nkawe turi kuganira nk'ubushize ubwo twaganiriye watubwiye ko nta muntu si ngombwa kukubwira icyifuzo pe nta muntu ukimbwira kandi koko nanjye ibyo bintu ijambo ryaramfashe ariko nanjye kumubwira imajya kumubwira icyifuzo cyawe nanjye ngusengeraga mbese ntagize nkunda nagusengera Imana ikabinyereka utabanje kukubwira icyifuzo cye nigiye kumuhanura avuga ati siko ngiye kubihanura none kuki nawe yanze kubwira Eri icyifuzo yari afite harya niko byagenze nyine Eri we yaramubonye abona n'ukuntu ari kurumbaganya iminwa arangije amubyango wa mugore we uzageza he kunywa isindwe ryawe anara mu byango utekwe ibyako ndumugore w'igicucu cyangwa w'ikigori Eri Imana yamusangira mu byango byira uwo mugore ngo natahe asubire mu rugo aje kurya no kunywa kindi kigiye icyo yasabye Imana azaba gifite kandi hano ntago yamubwiye ikibazo afite kindi kigiye uzabyara umwana w'umuhungu aragenda ararya arafungura aranywa anahita agira ute asama kuki atakimubwiye ngewe nzi hari umuntu yana muba mumajije kwisanzuranaho cyangwa bitewe n'ukuntu muri kuganira akabate cyana amahoro cyane cyo caranze urumva icyo ntago wakimuhanurira ibyo bigize ute ni ngombwa ahubwo ibyo ndabisengera ntago wakimuhanura uvuga ati kino kigiye gukemuka ako kanya oya mbanza nagisengera Imana ikazakivuga ntago nahita mubwira ngo kano kanya ngo ibigo birabaye iki iyo ukubona Imana iri kugukoresha nk'uko ti ntabwo reka nkubwire Imana iduha ibyo ishaka ntabwo iduha ibyo dushaka ku kanya ari igihe waririra nkunda by'abantu ngo reka kugabuza ibitarasha ijuru riragukunda ntiryaguha imitura ari igihe uririra ikintu wehe Imana ikaguha mbese hari ukuntu ushaka ikintu noneho kwa kundi umwana bashaka ikintu mama akamuhitiramo akamuha wakundi ko umwana ajya gufata icyuma nyina akakimwaka ati have kitagukeba akagufata umugati akaguha nk'umugati cyangwa nk'ironje akacyanga mama akabati nta kibazo gifati kiragukata rero ubwo rero nshatse kukubwira ngo weho ibyo werekejeho umutima kano kanya Imana yabiguha pe ariko umurindi aravuze ngo amfitiye byinshi ngo mu kiganza ciwe ngo harimo ibyiza gusa ngo kandi binezeza umutima Yesu yazanye guhumuriza abantu ntago yazanye ibyo kubahamura imitima kuko reka nkubwira abantu benshi muri zino minsi bananiwe gutegereza iki Imana ariko reka mbabwire muteye kugira ngo Imana ngo yarababeshi hari abavuganye n'abantu batavuganye n'Imana hari abavuganye n'abantu batavuganye n'Imana jewe David nkagusezeranya cyane ukavuga ngo ni Imana ibivuze sha hari abavuganye n'abantu abo bazabitegereza babibure kuko bavuganye n'abantu najyaga nibaza ate se kubera iki ariko bimaze iminsi mbyibaza aho ngenda bisobanukirwa ngo kubera iki ngewe David cyangwa se n'undi muntu wese dukurikiye ndeba ku cyifuzo nkeneye we n'urugero nkeneye umwana ukazamuka imisozi
uvuga ati mana mpurubyaro wagera Imana ikakubwira ati reka ngurinze impanuka reka nyine nibyo rero ubwo ndarwubatse nikubwira iby'umwana ati nguhaye inzu dore hariya mfata inzu kandi wagiye gusengera iki umwana ako si bijya bikubaho nkuko hari abantu bahamagara nka gutya nkawe noneho uba uhanira abantu batakigize ikintu nyine nta cyifuzo cyabakubwiye nk'ubu ukawabwira nk'umuntu ikintu atatekereza kumva ashitse nk'intege bibaho noneho hariho umuntu ubwira ngo Imana ikura inzu igukijije ngo ntabwo ari ibyo nshaka ariko akubwira ngo ntabwo ari ibyo nshaka bakamubwira ati Imana igukijije ibibyimba byo mu nda ati gusengera inzu ngo ntabwo ari ibyo nshaka ibyo ushaka Imana nabyo izabiguha ariko ibyo ushaka kano kanya ntabwo ari ibyo Imana ikubwira ibyo ushaka ntabwo ari ibyo Imana ikubwira ngo ntabwo ari ibyo nshaka njye rero mbo utangiye kundusha pe ntankuraga umuntu urandusha mu mwuka ndakwihorera wabandi nigiriraga amahoro yo mu mutima ndakwituriza nkakwihorera kugira ngo umuntu mwigishe cyane ngewe nakwigisha pe njye ni mu bantu banakujyana gutya kakugeza ku musaraba gutya ariko nanone ndi mu bantu badakunda kugira ute kunaniza umwuka w'Imana iyo mbona utangiye kunaniza umwuka w'Imana ndakureka pe ndakureka hari n'uguhamagara kugira ngo yumve ko ari byo Mamahoro nkawe wavuze kubwira abantu ibibazo byose bafite batabanje kubikubwira ukabwira n'uburyo birakemuka batakubwiye icyo kibazo ntago ugihura n'urugamba rw'abantu bakugerageza baguhamagara bashaka kugerageza barampamagara bashaka kungerageza bakanangerageza ariko nyine nakubwira ngo ntago pe ndi umuntu ukunda kubwira abantu hariho no guhamagara akakwereka ngo niba ari ibintu bya business ngo ego mana yanjye kaba byatinje ntago batinje ibyo bintu bya business ntago ari byo ndimo ariko nk'umuntu akakugerageza ngo none si byanje uri kubibona gute mbese nta nakwandikiye ngo waramutse ngo nanje mgira ibyanje kubyanje uri kubibona gute ntiyanakubwiye ngo yenda ngo umeze ute cyangwa ngo none ibyanje uri kubibona gute kimwe wakuntu ujya kwa muganga ukahita umubwira ati muga mvura utanabanje kumusuhuza utanamubwiye ariko reka nkubwire ikintu cyose ngewe ikintu cyose wakora tumanza twakaraba intoki tukihana turihana ubanza wabihanisha iyi Mana muri rusange Imana igukoresha nkawe nk'umuhanuzi umenye ejo hazaza uyifata ute Mamahoro nyifata neza nsigasira ikindimo uyitekerejeho ugarukira hehe aho utagomba kurenga iyo uri kuyitekerezaho Imana njyewe uzi ahantu ntagomba kurenga kubwira umuntu ngo Imana yambwiye kandi itambwiye aho umva hari ibintu nakinisha nk'uko umwana iyo umukojeje ku mbabura umwana iyo ari kwiga gukambakamba arakubagana ariko iyo ari gukubagana ukabona ari kujya ku muriro uramufata agatoki ukagashyira no ku mbabura agasha guhera ku kanya arinda yaba mukuru atongera gukora ku mbabura nanjye niko ntinya kugira ute kubwira umuntu ngo Imana yabwiye kandi itambwiye ibyo bintu ndabitinya kugira ngo itazafata agatoki kawe ikagutwika nyine umwana impamvu nkubwiye gutyo impamvu ntanze urwo rugero rwa hafi umwana iyo umufashe gutyo ukamurambikaho agasha ntabwo yakozeho ikiganza ahita avuga ati nimbikora bizagira ute nzasha ubwo rero ibyo bintu ndabitinya kubyo ntavuga ngo mvuga ngo ngirambwiye ibyo bintu ntago nabikinisha mu buzima bwanjye ntago nabikinisha sinzi ukuntu ubifata iyo uhuye n'umuntu mwasenganye agashiga igihe kirekire ugasanga kiri mu butayu kandi Imana yaramuvuzeho ikintu gikomeye nawe wabihanuye sinzi ukuntu ubifata iyo umuntu mwasenganye mugahora hashize igihe ugasanga kiri mu butayu kandi Imana yaramuvuzeho ibintu bikomeye sinzi ukuntu ibyo bintu bifata uti nta muntu byenda ntabwo byari byambaho gutya yenda ngo Imana wanure nk'umuntu ngo yenda ngo duhure ngo nta n'ikintu Imana yakoze duhura yaragabanyije umusonga ntabwo byari byambaho ngo mpure n'umuntu Imana itayakorera ikintu
waramusengeye wanaramuhanuriye. ushobora kubana nanaguhanuriye pe ukagenda ntuzongere no kumvugisha, ariko turahuraga. Imana ikora bimwe, reka nkubwire, ari abantu bavuga ngo none ngihe Imana yamvuze ngo nkaba ndi kugeragezwa. Imana ikora bimwe ibyo yakubwiye, ariko n'ubundi Satani bari kugusaba. Bishatse kuvuga ngo gusenga nuguhozaho, gusenga nukugira ute, nuguhozaho. Rero nkubwire impamvu gusenga ari kugira ute, ari uguhozaho. Ndaguhanuriye, urumva, uragiye uricaye gusa nta gusenga, yene nta no kungira kugira ute ati mama uruga dusenge n'ibyo Imana yagize ute yavuze. Cyokora ngewe umuntu tuvuganye abagiriwe amahirwe, ndi umuntu ufata mu mutwe n'amazina. Sinshobora gusenga ngo ndangize isengesho ntasengeye abo bantu. Baba ari 100 baba ari 200, sinshobora kurangiza isengesho ntagize ute. Tabase icyangunye ko umusozi nzenguruka ntega kubazengurukana. Ibyo ndabikora, ariko hari na wa wundi uvuga ko bamubeshe, kandi ari uko agize ute bamuhanurira akabirambikaho, abavatibiza gira ute, iyabivuze izagira ute, akidamararira ngo iyabivuze izagira ute izabikora. Ibyo bibaho cyane. Ibyo bintu ukaba umuntu yarahanuriwe ariko akagenda akiryamira. Hanyuma rero tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, dusigaje iminota mike tugiye tukajya mu ijambo ry'Imana. Mama urukwizera wo gufata ute? Kwizera kurarema. Kwizera. Reka nkubwire impamvu nkunda kugira abantu ngo Imana yanze kuvugana na Ntuza na Zerubabeli, ija kuvugana n'umusozi. Zerubabeli yarizeye, arizera, yizera ko ari Imana bavuganye, kandi koko n'Imana bari baravuganye. Uyu mugabo agira kwizera kwinshi, noneho Imana iragenda bati noneho ndasubira mu maso ya Zerubabeli gute, ahubwo reka ngere nje kuvugana n'umusozi. Nawe ndagutanga Imana ivugane n'ikibazo, ivugane n'umusozi uri imbere yawe, ntivugane nawe. Kamubwira impamvu. Byashoboka ko wasenze, byashoboka ko wanuriwe, byashoboka ko nanjye naguhanuriye, ariko Imana ntiyongere kubisubiramo, ivugane na cya kibazo, isezerano risohore. Gutya kuhanurirwa ikintu nuwayahirya bakunga bakakiguhanurira, wayahirya bakunga bakakiguhanurira. Ubundi ubuhanuzi bwiza n'ubusubiwemo. Nk'ubu nkaza nkareba ariko mama hari ikintu nkunda ngewe. Uragwanirwa n'umuntu utakuza bari byiza kuruta cyane. Biba ari byiza cyane, ariko ngiye nanone hari abantu dusengana mu buzima bwa buri munsi ariko cyangwa buri munsi niyo twanahorana, ariko sinshobora kubahanurira. Ahubwo ngiye mbahanurira bya bindi byanakure, kandi bya bindi utaziho. Kuko ibyuziho murafata akanya mukabisengera. Akenshi ngiye burarika ngo n'abantu tugenda mu buzima bwa buri munsi ntago dukunda gutanga ibyifuzo, kandi duhorana. Ahubwo na cya kintu cyakugoye ngiye ndakikubwira, cya kintu utatekereza ko wavugaho, cya kintu wa muntu wavuga ati kino kintu sinanakivuga naba ndimo ndaseba. Ejo twasenganye nangije avati oya, ati mu buzima ati mama roya twongeye ati nta kibazo turabiganira, ati mama wari umeze ute, meze neza. Ibi bintu si wari ubizi? Ati haba n'umugore wanjye ntabyara, ati haba n'umugabo wanjye ntabyara. Icyo kintu noneho ukuntu kiba kimeze, atoya atashana ko nta mafaranga afite, ati cyangwa kandi akanyenyeri abwira wowe atashana cyangwa kukandiye, ati cyangwa kukandiye aturimo umwuka w'Imana, kandi tumaranye igihe kinini. Akenshi duhorana mu buzima bwo gusenga. Ngiye ikintu nkunda nka gutya ngahorana mama w'urugatanzi pe, akambya cya kintu ntatekerezaga, kandi icyo kintu cyangwa se cya kintu natekerezaga. None wabigiye turi no gusenga tunaziranye pe, tunaziranye. Imana ikanakubwira ati nkanaguhananga tukiva hano urabona igitangaza, kandi koko kakibona. Tukiva hano tugihaguruka hano urabona igitangaza, kandi cyiza. Buramfite abantu benshi twasenganye cyangwa dusengana, tujyana nko gusenga nk'ahantu cyangwa nko mu buvumo cyangwa mu butayu, ati tukimanuka uyu musozi Imana igiye kugusetsa, gahita gusa tukiri na kumwe. Hariho umuntu twagenda gusenga mu butayu, ariko ntabwo ari rimwe byabimubayeho. Bati tukimanuka uyu musozi
Imana yo mwijira agira ute hari cirakora tuva mu musozi tudahereje Imana icubahiro umva uko kandi gusenga byamucanze tuva mu musozi tudahereje Imana icubahiro ndasenga ndabatutahe Imana iravuga ati ubu koko mama oruga yanze kumpa icubahiro turamanuka tugeze ko mu nzira abona message abatisha mama oru ati byawe ni Imana yabikoze twese turapfuka mudohereza Imana tuyikomera n'amashi turanayisimbukira mu nzira ugana abantu bari kutureba nimba navuze ati aba bantu banza kumpesheza icubaye koko ku musozi reka nyire reka mbikorere no mu nzira turapfuka amatwa tudoreza Imana icubahiro abari kutunya bakavuga ngo shango bavuye mu butayu ngo none bwo hari Imana ikoze turasuka Imana mu bumana bwayo ni umva ishaka icubahiro na umva ntago ijya yibura nukuri uziko nuragenda mubwiye ati hari none hari umunani turi mu buvumo tugisohoka hano hari Imana ikoze tukigera kubera ko mu buvumo ntaki nta network azibamo tukigera ku muryango ahita abona igitangara ati sha duhereza Imana icubahiro nubundi twatuvuyemo tutayijyaye ari iyo ujya gusenga byagucanze ugabati sumana none umva nawe kumva pe ko gwase ndayigiye gute kandi amaboko ntiyacitse ariko kumva wagize utawatenteburitse n'amamvu muri mbyavuze ngo ujye muhanga amaso ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro Imana mu bumana bwayo ntago ijya yibura ushobora kuvangura arongera mu kidaho Imana izikura arongera Musanze kakubwira ngo jya gusengera Musanze ugahura n'umuntu akaguhereza ushaka Imana mu bumana bwayo nuko imeze hari ukuntu Imana ikora ikintu rimwe na rimwe tugasiga twibaza ibibaye tukibaza se ni Imana ibikoze cyangwa byakagombye kubaho birakubaho ariko reka nkubwire David namaje gusobanukirwa nta kiba kitavuye mu mugambi w'Imana nta kintu kiba na kimwe kitavuye mu mugambi w'Imana cyangwa se nta kintu Imana yakora itagikore mu nyungu zayo nta kintu Imana ikorera guhomba no kugeragezwa ni inyungu z'Imana Imana ibigushaka mu mwanya wa nyawo kuko reka nkubwire impamvu Imana ibigushaka mu mwanya wa nyayo Imana irakugerageza kugira ngo kuzane Satani bunini bugusaba Imana ntabwo bishaka kugerageza umuntu wayo ahubwo Satani agira akavuga ngo Mana ngo David nshaka nkamugerageza none bino bigeragezo namucishijemo ko byagize ute ati Imana ikamubwira ati ndamuguhaye ariko ubugingo bwe ndabugize ute ndabukwimye Satani akakugerageza Satani akunda atera nabi ugasanga ninde wanzwe ni wowe ninde urwara ni wowe abana niwe kwiga ni bande abagiye kwiba ni bande nabawe ubwire buriya Yobu yari umukozi w'Imana Yobu yakoreraga Imana bikayinezeza noneho abana be bakora n'ibirori akavuga ati mbese muri biriya birori kari abasore n'inkumi bahuriyemo buriya abana banye ntibaba bateshutse bagakora icaha maze yo bakagira ute akagenda akihana ibyaha by'abana be akihana ibyaha by'abana be noneho Imana Satani ahura n'Imana amubwira ngo Satani mvuye kuzerera mu isi ngo mvuye kutamagira kuzerera mu isi ngo nazengurutse ngo ariko ngo warebye umukozi wanjye Yobu ukuntu anyubaha ukuntu ankiranukira ukuntu umukozi ngo impamvu nuko byose wabimuhaye nta na kimwe wamwimye nta na kimwe wamwimye wamuhaye amahoro wamuhaye abana wamuhaye ibyo kurya wamuhaye abana be bazi ubwenge atari kumugerageje ati byagira ute byagenda ati abana bamukuyeho ntiyagukorera ati ndamuguhaye ariko ngize ute nkwimye ubugingo bwe Yobu arangije Satani ntabwo ako kanya kimara gutandukana n'Imana Satani yaragiye impande aragenda abahungu ba Yobu baba bari mu birori arangije abangu noneho hazi inkubi y'umuyaga n'abakobwa bose igirute inzu igirute ibariduka bose bagirute inkubi igirute irakubita bose bagirute barapfa hazi intumwa ibyira yo batabana bawe barapfuye nubundi abakiraho amasho yose itagirute ahita apfa hazi indi ntumwa atabana bawe ati izo n'intama byose byagize ute byagize nubundi haza yabyashakara afite na za etaje ati za etaje ziragize ute ziraridutse yo barakomeza bakiranuka ati byose yayindi hakurya kwa kanaka ati byose byavuye mu kuboko kw'Imana yabimpaye niyigize ute niyibyisubije nuko yaba
umugore we arangije umugore we agira ute na Yobu arangije avuga ati none ati ko waboneka ngumyeho none hari ikindi atoya ati impamvu nuko wamuretse akaba ari muzima ati iyo umuntu ari muzima azongera abyare ati muteza ibishuti ibibembe kujya byari ibishuti yubakishimisha urujo urushaga kubaho inshuti ze ziramwanga inshuti ze zikamutaramira zikava ni icyaha wakoze kandi Yobu nta kintu yagize ute yakoze nuko Yobu arangije ndikumva tugiye gusoma muri Yobu arangije Yobu kandi nagareho nanateguye arangije Yobu arakomeza arakiranuka inshuti ze ziramukwena umugore arangije avuga ngo Yobu we ihakana Imana yawe wipfira kuko nta kintu igize ute nta kintu kumariye nta kintu kimaze uzapfa guco nta umugore wayo bagize ute azinga imyenda aragenda aramuta iyo bakomeza kuki ku Mana ye Yobu anamba ku Mana nkuko Rusi anambye kuri Nawomi ariko Yobu arangije Imana iramutabara arangije inshuti ze zamukwenaga zimusaba imbabazi kandi Yobu ukurikije igitabo cya Yobu yarongera arabyaranga kandi abyara abana beza kuruta abandi bambere kandi noneho Yobu yarakomeje arakiranura avuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi nta kintu mfite ubu nk'umukristo w'uyu munsi biragoranye ntangira kanitangaho urugero rwose mwahera minsi nabonye abantu bose bamvuyeho nibaza ikintu nakoze uzikarige uhure n'ikibazo ukasiga wicira urubazo ukumva ari wowe mubi Imana iteza ikibazo ije gukemura urubazo ije gukemura urubazo rukomeye cyo kaba barokora ikintu badukundira nuko tuba dufite amagambo meza ahumuriza abantu mva nk'iryo jambo yisumbwira iteza ikibazo ije gukemura urubazo kuko kariya kari akabazo yari ije gukemura urubazo noneho nawe n'ibibazo mbona abantu benshi batangiye kumva ntago ari ibanga nayo mfite Gonarike TV abantu barayizi yakurikirwaga n'abantu 90,000 iragenda ndayibura abantu twakoranaga bose bavuga ivuga butumwa hariya abantu basengeye abantu bamwe baransiga mbona nsigaye ngenyine iyo rero reka nkubwire niyo usigaye wenyine niho Imana ibigushaka ibishaka kugira ngo umwanya wose ariyo muganira kuko Yobu iyo ba Elifazi bataza kugira ute kuganira nawe yarazi kandi inshuti ze akazitumira mu birori bakagira nimba ari ubukwe bakagira ute bakamufasha ariko batazi ko bamubwira ati wakoze icyaha kandi barahoranaga iyo rero usigaye wenyine uwo mwanya niwe Imana ibigushakamo ubu uri mu kigero cyiza wowe uba wumva ko abantu bakuvuye ariko Imana ibikuriho nkubye David aho kugira ngo nkundwa n'abantu benshi batagira ico bamariye nakundwa n'Imana nigira icirema kandi kagikomeza kandi buraka nkubye nkunda kubwira abantu Imana itagize iki kumarira David niyo yaba afite miliyoni 100 yaza akambona akabatisha David mfite imyota akabatisha ihangane n'igiceri cya 20 cy'ikigero cya miliyoni 100 mu mufuko atisha ihangane mama urugana nanjye nta kuntu ngize ute nta kuntu kubera ko Imana itagize ikimarira ariko Imana yagize ikimarira yavuga ati David hereza mama uruga miliyoni 3 kandi ukazimba kandi ntagusabye kubera ko yagize wewe ukagira ukabona igitekerezo ukavuga ati ohereza mama uruga amafaranga ati horereza mama uruga miliyoni 3 ati bite byawe David yamuhe kandi ukayama kandi kubera ko yagize ute yagize ikimarira Imana yashatse kuma yagukoresha ukumva yuko uramba amafaranga abarokore turabana beza hanyuma ku bantu badukurikiye dukomeze kwizera tunasenge tunikiranwe n'Imana tugiye kumva ijambo na mama Urga tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana ariko nanone tuba twavuze amagambo menshi yagenda afasha abantu yego mama Urga mwagiye mumukunda mu biganiro bigiye bitandukanye aho ikiganiro twakoranye nje nkanira nawe yatubwiye ko si ngombwa kumubwira ibyifuzo ahubwo uramuhamagara Imana muramuhamagara mugasengana Imana kaza kumwereka ibyawe byose icyo ushaka icyo ukeneye utabanje kukimubwira yego mama Urga kano kantu kawe ndagukundira pe buryo umuhanuzi yemerwa ko ibyaha nawe bigize ute byasohoye nanjye ubwanjye ugiye kumpanura ikintu nakubwiye mba numva ko hari igihe ushobora kugihanuranya n'amarangamutima ahubwo cya kintu mu mutima wanjye nanze kuvuga cya kintu numva ko kinasebetse akaba ari cyo umbwira
cya kindi Imana yavuzeho utakivuze ubundi nibyo sawa. Niba uje gusengera umwana wawe wakunaniye, Imana ikahita ivuga ati dura mwana wawe aragarutse uraho wakunaniye. Hariho umuntu nigeze gusengera ndamureka aravuga ategereza ngo ndabihanura, ndamubwira ati Imana iguhaye urubyaro, tumaze imyaka 15 utabyara. Uravuga oye subiramo neza ko kandi yarampamagaye arambwira hari umuntu ukubwira nibye kugira ngo aruhuke. Uwo muntu ndamutega amatwi cyane, yego, akambwira ibye kugira ngo agire ute aruhuke, umutima ugira ute uruhuka. ko kuvuga ni ingenzi, yego, kuba biraruhura cyangwa kurira. Ngiye burankunda kubyira umuntu ngo ndamubwira ngo niba mpamagaye urukurira ufite ikibazo ndakureka gukarira kumayinite inka kureka ukarira warangiza akakubwira ati wihanaguye. Yego, tugiye gusenga tugasenga kandi bikarangira uruguseka. Yego, nuko mu mama byagenze gute? Aravuga we yafite ibibazo by'abindi, ndangije namubwira ati rero nta kibazo mbwira, mutega amatwi. Nanjye nkunda gutega n'abantu amatwi bari kumbwira n'ibyabo, nzabatega amatwi ukamira ndamubwira ati rero umva ukuntu Imana imbwiye, wasabye urasaba ariko wibuka yuko wowe n'umugabo wawe muhanganye kubera ikibazo cy'urubyaro. Imana igwaye umwana kandi ufite umwana umwe, umaze imyaka 15, ati uyu turimo ni wa 15. Ibyo mu byo yakubwiye nta kintu yakubikubwiyeho. We yishakira akazi, yishakira ibindi, yumvaga umwana umwe amuhagije. Oya, ahubwo icyo kibazo yari agifite ariko akumva ko ubuzima ari bwo bwa mbere. Ariko reka nkubwire, Imana nakubwira ngo iteza ikibazo ije gukemura ikindi. Ubu ngubu ndahamya yarasamye ariko n'akazi yarakabonye. Yarashaka akazi, yarasamye hashize iminsi. Ngira yabyakiriye ute? Yabyakiriye neza. Noneho ari umuntu umpamagara akagira ngo namwirengagije, ariko nje namaje kumenya ko wasubijwe mfata n'abandi nkabazirikana cyane, ukumva ko ari n'urwangano rwo mu mutima atari uko nkwanze. Ntabwo nkwanze, nta mutima nakubye, nta badayimoni ngiye ngira bo kwanga abantu, ntabo pe. Cyangwa ndumva ngo ngirira umutima mubi ngo umuntu oya, uko mbona turi kuganira niko mba meze. Uko nguko turi kuganira niko mba meze. Niyo ndakaje ntabwo mbipanika. Abarokora bagira ikintu cyo kubika ikintu. Nimba mugiranye akabazo ariho yatangiye no gupostinga imirongo yo muri Bibiliya. Abarokore nk'ubu hari umurokore mugirana nk'akabazo agahita postinga ngo Imana izabavunagura. Akakubwira nk'ubu mwaba mwashwanye ngo ucaha kwenshi agashinga izosi azavuga nagurika tunguwe ntakizabasha kumukiza. Cyangwa ubu waje gusenga ahantu uyu muntu mufitanye nk'akabazo kavuga ngo Imana iraje ngo ibakindagure. Ariko reka nkubwire uvuga itabuzabona ishano tugire mu ijambo ry'Imana. Katujya mu ijambo ry'Imana. Mama ni karibu mu minota mike dusigaranye. Kusa abantu badukurikiye turakomeje kuganira na Mama Ruga tugize mu ijambo ry'Imana. Mukomeze mudukurikira hasigaye akanya kandi keza ndibuze kubabwira. Mama ni karibu n'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Nahumu. Yego. Tugiye gusoma muri Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere gusa. Niho turasoma tunawigaho nk'iminota mikeya. Haravuze ngo dore mu mpinga y'imisozi. Yego. Amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Yego, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo dore mu mpinga y'imisozi, dore amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Muri uyu mwaka muri kuno kwezi turi tariki ngahe? Uyu munsi turi tariki 4. turi tariki ya 4. Imana yo mu ijuru, Imana yera yampamagaye, ikampamagara ikankura ahantu hari hagayitse. Umuririmbyi aravuze ngo hahandi kure narindi ngisi yarangiza ukundi
ngo ntiyitaye ku ikambagiye yaramanutse agira ute aransanga yego ari ukuntu duhamagarwa turi abanyagisuzuguriro ni ukuri pe turi abanyagisuzuguriro dusuzugurwa David akamubwira Imana ari ukuntu ikora ikintu ikakubahisha yego njyewe nari umuntu usuzuguritswe bakambana bakavuga ati ndasuzuguritse ariko ikindimo hari naho nahanuraga hari umuntu nahanuriye ngira ngo shango ntabwo wampanurira yego ndamubwira ati impamvu mbivuze gutyo ndamubwira ati komeza ibirori byawe byo kwinezeza mu isi impamvu rino jambo ndikunda ariko Imana igiye kugusohora mu murimo wayo kandi buri wese agiye kukota kubona ubwira uwo muntu yego ndabaza ngo bibaye kera bibaye vuba weho wishushanya mu murimo w'Imana ukabuzi kugira ute ukabuzi gukorera Imana utayikorera uraririmba ariko Imana ntikubona ariko abantu bagiye kugira ute bagiye kukubona abantu babona kukorera Imana ariko kubera ko Imana itakubona none abantu barakubona kuko Imana ikwanitse arangije avangumva ngo niba abandi bigiraga ngo abarokore ngo muzaze ngo murasenga ngo muvuga ngo nari nkiri umukobwa ngo ivuga ngo nimba ari amafaranga ushaka ngo abantu bakayaguha bati Imana ntabwo wantumye amafaranga yakuntumyeho weho uzi Imana yese imwanika ubacuruza akabare yasoje undi mugore kandi byabaye n'ubu ngira umukobwa nabimubwiye ari nko mu kwa kabiri mu kwa kane tayari yararangije kubyinjiramo Imana iramwanika David hahandi buri kantu kose nanone hari ukuntu ngusengera ufite igisuzuguriro sha abantu bakagukunda hari n'umuntu dusengana twasenganye ntabwo ari uwinaha arangije Imana yamubwira ati bazajya banakubaza ngo mbese nibiki wisiga abantu baramukunda baramugarukira David yari umuntu wikingiranya mu nzu akumva adashaka kubonana n'abantu ariko ijambo ry'Imana maje kurimenya ngo Yuda komeza ibirori byawe byera kuko umunyabibi yatsembweho pe kuko ari abantu dufite hari abantu dufite ubundi boherereza abantu imyuka mibi bagakoreshwa na Satani bakakohereza imyuka mibi bakaguteza icanyiro bakaguteza inyatsi mbese buri kimwe cyose ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo Yuda komeza ibirori byawe byera kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe byashoboka ko ari uwo wahana amafaranga akakuroga n'inyatsi bibaho cyane kuko abatugira neza nibo batangiriza yego ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo komeza ibirori byawe byera kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe kano kanya atsembweho kuko ijambo ravuze ngo Yuda komeza ibirori byawe ntago avuze ngo komeza ibibi byawe aravuze komeza ibirori byawe byashoboka ko ari amahirwe menshi yagucitse byashoboka ari ibintu byinshi byakunyuze mu ntoki ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo komeza ibirori byawe uyu mwanya yasaguha andi mahirwe yasaguha ikindi gikundiro yasaguha ikindi cubahiro komeza ibirori byawe byera kandi uhigura imihigo yawe nkubwire hari ukuntu David duhiga imihigo tubabaye buri ukavuga ngo Mana nzakora iki ariko bikunze kutuha twese abantu bikatuba ariko yabikora sha ntiwibuke tinunkura muri ubuzima Mana nzagukorera nzakora iki nzagira uyu munsi ninsuba mu buzima nzashima ariko umunyarwanda yaravuze ngo nimba ari ngo ushize umugongo yibagirwaga icamwirukanza ushize impumu ushize ntabwo nzi imigani cyane ushize impumu yibagirwaga icamwirukansaga impamvu Imana yabwiye Yuda ngo komeza ibirori byawe byera nuko yahiguye imihigo ariko iramubwira ngo higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kugira kunyura iwawe bisobanura yuko haleluya bisobanura yuko nubwo hari ukuntu Imana gutabara ukibagirwa yego ukibagirwa pe bati Mana nzagukorera Mana ariko reka nkubwira ariko rasikunda bakumfasha ivuga ngo Mana nzagukorera Mana naburaye nabwiriwe Mana nzagukorera hari dosiye yagombaga kunyica nkuyeho Mana nzagukorera kuko wamuririmbye burangiyewe nkunda kugira nkunda gutekereza ku kintu cyane kagitekereza nkagikurura uramuririmbye yarababaye
aravuga ati Mana nzagukorana Mana naburaye Mana nabwire ngeraho ngubye David ari gihe wanampamagara ugasanga sindi mu rugo ugasanga iminsi ndi mu rugo ni mikeye kubera ko nagiye kugira ute kubera ko nagiye gusanga nkabya nagiye hano nagiye Gisenyi nagiye Cangugu gatari ko sima maruga iwe ntagakoraga nakazi ariko ngiye nkunda gukorera Imana mu mvura ndayikorera mu bibazo ndayikorera mwumva mu byishimo nkagira ute nkayikorera kuko nasanze uyu mushinga wo gukorera Imana Imana ngweho turi kureba nawe ugiye kundeba Imana mugirana umushinga Imana mugira Imana umuntu twagira na kontara akayica ariko Imana kontara y'Imana ntago igipfa kuko reka mugira impamvu kontara y'Imana itagipfa Imana ntago igibesha umuntu mwakorana na kontara akakubesha nyenshora no kubyaga sha David umva nzaguha inkoko nkazireka zigatera zagira nkabona n'amafaranga menshi nkazigurisha ubwo twigize ute ntabwo nyiguhaye ariko ijambo ry'Imana mwavuganye iyo umugabo mwagiranye business ubundi ntuzakina kugira business niba ujya no gukora umushinga niba ujya no gushaka akazi uzagirana n'Imana kontara ntuzagirana n'abantu kontara kuko ntuzagirana n'abantu kontara abantu bazakugambanira akazi ukavemo kuko Imana ntiyakugambanira kuko Imana ntiyashizweho n'abantu ngo yenda ngo tugire ubwoba Imana ikubere manager kuko manager wo mwisi Imana yamwirukana we ukaba manager kuko ntashidikanya hari abantu benshi twasenganye yego atari n'abayobozi Imana bahindura abayobozi Imana ko bati uyu nguyu hari n'umwe mutwasegera bajya ati baregwaye kuba delegitera atereka ati si byabo abadelegiteri wawo n'abadelegiteri baramwirukana ahubwo abo mwarimu wawunda delegiteri umwarimu asimbura kandi yaramurwanyaga umwarimu asimbura delegiteri kuko byose biva mu butwari bw'Imana niyo mpamvu mu kiganza cy'Uwiteka harimo byinshi byiza harimo ibinezeza umutima harimo ibihumuriza umutima hari Imana reka nkubwira aho wasuzuguriwe niyo Imana ije kuguhera ijambo kandi aho waterera agaciro niyo Imana ije kukaguhera ngera nabwiraga Imana ati Imana uzantabariye mu murenge wacu kandi uzantabare bose bakiriho batazagira ngo urabesha yego akaba ko ngira Imana baka noneho mu miryango barampingaga ubu ngubu baranyemeraga bagushyira mu bana ba mbere bakavuga ati ntago kino kintu tugikemate mama urugo atarayagira hano ngewe reka nkubwire mu rugo yenda bumvaga ko nsengaga yenda ariko hari ukuntu muba mufite nk'imiryango urumva abakari ku muntu wirwaga ari kugenda ari gusenga nyir'umukoko ariko ubu barancanga ngo basengere mbasengere niyo wabasengera urundi muhanuzi ntabashobora kwemera ntari nahagera batumvishije igiturutse mu kanwa k'iki kanje batumvishije ikindimo ubundi ikindimo nico kinyemeza guhanurira abantu nkanabasengera ubundi akangute njewe hari igenda banamamaga nkabati ntabwo mpari bakavuga ati mama urugo yangwino kavuga ati sinuyu ariko rana nkubwire iyo ntekereje ukuntu wansuzuguye ndazaga kubera niyo mpamvu ngo ndagutaye nditegera kuko n'Imana yarambye atoya igihe wazengurikiye n'amaguru kigize utegera hagije David navaga ino nkaje gusenga kuri ndabirambiwe n'amaguru ina mu kidaho ukajya Musanze n'amaguru nkajya kuri ndabirambiwe nkajya niriya kuri za Songa n'amaguru ngera nkubwire uziko nagurishaga n'amakayi nkigira kwisengera bakaba bazi ngo nagiye ku ishuri kandi gakubitiye uniforme mu bwongo n'igikapu n'amakayi nkigira kwisengera kuko reka nkubwira agenda bandi mu ishuri kumva ijwi rirambye ngo ja kuri uyu musozi ngo utumye nkigendera urareka nkubwiye David urangiye nubwo ntizo ntarangije ariko na mu gitondo navuze ko by'abantu buri wese Imana ifite yamuremeye uko azabaho kandi nta wayikoreye ngo yitangire itaba kandi nta n'uwayitambiye ngo yirute ngaheka amaboko kuko Imana n'umutunzi w'imbabazi ngewe none yamenye ko nansuzuguye ukabushaka ko nguhanurira niyo nkamenya ko wansuzuguye ndazaga mfite ndi confidence y'ikindimo ndi confidence yabyo nkavuga ati nta kibazo ushaka ngusengera ndagusengera mu izina rya Yesu amen kagusenga kandi nkavuga ati Imana ntunyereke bino bintu byo bya kino kibazo afite kuko cyabaye cyageze muri societe kizwe n'abantu benshi nyereka bya bindi niba ari ikibazo cyo wari kuganje unyereke imizi nje nkakubwira imizi y'icyo kibazo niba babandi bari kureba ikintu cy'inyuma ariko ukamubwira hano cyahereye ngiraga imizi ngahera hahandi
kuri ntuza baravuga ngo fondasiyo ngahera kuri ryabuye ryo munsi niryo nkubwira nkakuzamukira nkakugereza he kwibate kuko abantu nimba bari kuboneka ikibazo ari ibate ndahera ku fondasiyo nimba harimo n'amasima nimba harimo n'amakaro ngiye niyo ndahera munsi y'amakoro nkubwire kugereza he kwibate kubera ko aho twasuzuguriwe niyo Imana ikwiye kuduhera iki agaciro. Hari umuntu hariho abantu bagusuzugura David bakagusuzugura bakavuga ati urasa azapfa yigejeje kugira bizagenda bite ariko Imana ikaguha igikundiro. Ngewe ushobora gushora mu bintu byawe ushobora gushora mu bantu amafaranga ngo bagukunde nje ngashora Imana kandi bakankunda nta kintu mbahaye cyangwa se ugashaba mu bantu amagambo ngo bagukunde ushobora gushora mama uruga bati ukamusheta ariko ngiye ngasenga abantu bakankunda kurushaho bakankunda sivuze ko batagenda baragenda ariko baragaruka nje nakubwiye twatangiranye igihe nico kinzaniraga abantu igihe nico kinzaniraga abakakuva bajyanye makunga bakakuva kandi igihe kikuzanira abantu banya ngo bazadushaka ntituzabashaka ubwo rero Imana yo mwijuru yego ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Yuda komeza ibirori byawe ntago ivuze ngo uzakomeza ni kano kandi n'igihe cyawe komeza ibirori byawe kuko igihe cyageze nakubwiye ngo igihe kizi kizanaga abantu banyabo igihe cyawe kize kizanaga akazi igihe cyawe kize kizanaga umushahara igihe cyawe kize gikuragaho enevodo sanse gerere morakide dota igihe cyawe kize gikuragaho imitongero yose bagutongeye igihe mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Mama urakoze numvise ijambo neza kandi naryumvise neze ko n'abantu badukurikiye nabo baryumvise neza gusa Imana ishimwe adakanya ko kuza kuganira nawe igihe bazadushaka ntituzabashaka umuntu azashora amafaranga ashora n'ibindi byose umuntu ashora Imana ibyo numva bizadufasha yego ibyo dukora byose no gusenga hanyuma Mahoro Karame tugeze muri kakanya keza k'abantu bakunda ko kubaza nimero umukozi w'Imana nkuko nababwiye kare iyo dusoje kuganira tumubwiye akaduha nimero ye ku bantu bifuza gusengana nawe bakamubona. Mahoro ni karibu na nimero yawe kugira ngo abantu bifuza gusengana nawe bazakubona ku buryo bworoshye ngiye bashobora kumbura ariko nanone basengana nawe ni karibu na nimero yawe. Nimero yanjye ni 078 08 9 019 ariko nshishikariza n'abantu hari umuntu ureba ikiganiro ariko ntagisoza bakandika muri comment ngo mutange nimero kandi nimero igize ute iri ku kiganiro nyuma ndabashishikariza kuzajya mureba ikiganiro mukagira ute mukagisoza nibyo byiza mbese mukumva n'inyigisho zirimo ushobora kumva ibiganiro twatangiranye na David ariko ndiwumve ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera ndabashishikariza rero kugira ute basoza ikiganiro nimero yanjye niyo ngiyo amazina ni Manishimwe Julienne Mama Olga ibyo ni izina ry'umwana izina ry'umugisha ubundi ibyo ni izina ry'umugisha umugisha Imana itanga hanyuma rero dushyira imbere y'Imana udusengere. Turagushimye Uwiteka Mana ishoboye byose tugushimiye ko wera kandi ugakiranuka izina ryawe nishimwe tumaje kumva ko abantu bavuga amagambo ariko wowe ukavuga ijambo kandi tumaje kumva ko igihe arico kizana abantu banyabo igihe nico kizana akazi igihe nico kizana ibyo twabuze igihe nico kituzanira ibintu byanyabyo turagushimye kuko uri Imana yumvishe gusenga kandi turagushimye ko tugiye ko tugiye gukomeza ibirori byacu byera kuko umunyakibi atazongera kunyura iwacu kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose ndasenze kugira ngo ufite ibibazo n'ibigeragezo ibyo ngibyo bimuremereye yongere kumva rino jambo yongera kumva ko umugarutseho yongera kumva ko umuhaye ubutabazi yongera kumva nk'umuhaye amahoro yongera kumva impemburo yawe n'impumuro yawe urakoze kuko uri Imana yumva gusenga mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Hanyuma reka tubibutse ku bantu batarakora subscribe mukore subscribe ndabashimiye kandi ku bantu mwasoje ikiganiro mukacyumva cyose kurinda gisoje Mama Olga nawe ndagushimiye Imana y'amahoro ikomeze ikurinde. Amen.